inshuti bavanyimwe tubahaye ikaze kandi ku channel yacu Muco TV. Mwongere muze mubane natwe twongere kandi dusabane mu buzima bwacu bwa buri munsi busanzwe. Nkaba nongeye kubaha ikaze kandi nkaba nongeye gushimira abantu bose barebye video zacu bagakanda subscribe bagasharinga. Nukuri Imana ibaha umugisha, mwatweretse ko muri kumwe natwe, mwatweretse urukundo, nukuri turabibashimira. Rero twongeye kandi kuza kubana namwe. Uno munsi nkaba nagiriwe umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana n'umuvugabutumwa. Reka tumuhe ikaze kugira ngo abashe kutubwira nitumara dukomeze. Tuguhaye ikaze ku Muco TV. Wabasha kwivuga kugira ngo abantu babashe kumenya umuntu tugiye kuganira nawe. Murakoze. Amen. So ku mazina banyita Alex Muhire Muyoboke, ndumuvuga butumwa kuko yabibabwiye, korera mu itorero rya Overcomers Church of God, ariko kandi twahamagariwe kuvuga ubutumwa ku isi hose. So rero tuhaye ikaze ku Muco TV. Turagushimira kubona waduhaye icyizere cyo kuza kubana natwe. Nukuri Imana igumugisha kandi turabyishimiye kandi turabinezererewe. Tukaba uyu munsi turi buganire kuri topic y'urubyiruko. Twebwe urubyiruko turi hano, ni iki twakora kugira ngo tubashe kwegera Imana cyane muri ibi bihe turimo? Dufite ibintu byinshi mbese duhuzemo, cyangwa se ibintu byinshi biri kudutwara cyane, bigatuma tutanabasha kugira ubusabane neza bw'Imana, cyangwa se ngo dushake Imana, ariko tukaba dufite ibindi bintu byacu nyine ari byo mbese duhaye imbaraga kuruta ibindi bintu byose. Nkawe umukozi w'Imana n'iki wabitubwiraho? Abaje ikibazo cyiza. Nuvuga ko tudafite igisubizo. Yes. Kuko by'ukuri urebye sitwe dufite igisubizo cy'ibibazo. Kurya hari ibintu bibiri, nkuko ngo hari uwigisha ku ubuzima yanyuzemo, hari n'uwigisha ubuzima yahishuriwe cyane. Icyiza muri ibyo ngibyo, akuvuga wigisha ibyo wanyuzemo, wo kwigisha yishurirwa ibyo utaranyuramo. So icyiza cyishurirwa nuko Imana igwishurira ibitaraba. Yego. So umwami Salomo nuko ngo iwe ni experience. Ibitabo yanditse, kiriya gitabo cy'umubwiriza, ni ibintu yanyuzemo yicuza. Si ibintu yanyuzemo atwigisha, ni ibintu yanyuzemo yicuza. Ariko kandi arabyandika kugira bidufashe natwe. Ariko yabyanditse bivuye mu mabaro, bivuye mu ntimba. So rero ishurirwa rero nibyo rikenewe, nicyo kintu cyofasha mu buzima bw'umuntu. Ntazigere yicuza mu buzima bwe bwose kugeza mu busaza. Nuko ngo busaza, nuko ngo ahazwa none nazambuto, nuko ngo iwe yateguye ibintu hakiri kare. Ishurirwa rirakomeye cyane. Turebye umugaragu w'Imana Yosefu Farawo yagize inzozi, ariko atazifitiye ishurirwa, ntamenye ibyo ari byo. So ariko Yosefu agezeho, kandi Yosefu icyiza cyishurirwa yamenye ejo hiwe mbere ko hagera. Imana yari yarahamubwiye, yarazi neza ko bene se bazamwikubita imbere, ariko bene se ntibari bafite iyerekwa ry'ejo hazaza. Iyo udafite iyerekwa uzukora amakosa, uzukora n'amafuti. Imana yahaye Salomo ubwenge, ariko ntiyamuhaye ishurirwa. Pawulo asabira Abefeso igice cya mbere umurongo wa 15, yaza basabira kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge no gushurirwa. Ntibahekere gusa mu bwenge, baje no mwishurirwa. Icya mbere ubwenge buza budufasha gucunguza uburyo umwete, mbese igihe, kumenya ibyo ukora mu gihe cyawe, mu minsi. Imana mbese mu buryo hari abifuza umunsi umwe gusa. Abanyabwenge baza bifuza umunsi umwe, ntibaza bifuza iminsi ibiri. Abanyabwenge ntibifuza kuba igihe kirekire. Abanyabwenge bifuza ishansi imwe, kavuga n'indamuka. Umunsi nta munsi upfira ubusa umunyabwenge. Umunyabwenge arashobora gukora ibintu mu munsi umwe bizakora abandi imyaka, cyangwa se ubuzima bwabo bwose bakaburangiza badakoze kijya umunyabwenge yakoze mu munsi umwe. Kuko birizibwa mugende k'abanyabwenge kuko iminsi ari mibi.
so umunyabwenge rero nuko ngo kubera iki yatanze urwo rugero mugende k'abanyabwenge nuko ngo abanyabwenge bazakora ibintu byose vuba bakabirangiza kare cyangwa se bakabikora vuba ibintu bija mu bikorwa nuko ngo arashobora gukora ikintu mu munsi umwe akicara imyaka 5 kijya kintu kimubeshejeho kijya kintu kimwe gusa yakoze ku munsi umwe kikamurinda imyaka 5 iri imbere umunyabwenge umunyabwenge noneho hakaba ishurirwa so dukeneye ubwenge dukeneye n'ishurirwa nuko ngo ubwenge buzabudufasha umunsi ku wundi kumenya icyo turi gukora ishurirwa rero rizatujana ejo hacu so kandi ibyo byose nta muntu wogira ishurirwa wonagira n'ubwenge atari mu bwami bw'Imana iyo uri mu bwami bw'umwijima kwa Farawo ibyo baza bakora bararaguraga Imana zidashobora kubahishurira ejo habo kandi iyo tuvuga none se ko ubwo bwenge bwafashije ubwami bwa Farawo bw'isi nuko ngo ubwo bwenge buranakenewe no mu bwami bw'isi ahantu ku mashuri burakenewe muri leta burakenewe ahantu hose iyo bashobewe batazi icyo gukora nuko ngo baba bakeneye gusa ibintu bibiri umuntu ufite umwuka w'ubwenge n'ishurirwa ni ukuvuga ngo hari ubwenge tugira mu buzima bwacu busanzwe no kubw'Imana ivuga hari iyo tugiye ku ishuri tuba tugiye gushaka ubumenyi ariko iyo tuje mu Mana tuza tugira ubundi bwenge Imana izibasha kuduha ubundi bwenge bushobora kutugeza ku kintu mbese cy'intego zacu za buri munsi nuko ngo icyo Dawidi atandukana na Salomo yari afite ubwenge ariko ntagira ishurirwa Dawidi we akagira ishurirwa nubwo yamurushije ubwenge ariko ntiyamurushije ibikorwa yego Salomo yarakoze ibikorwa byinshi niyo wubatse n'urusengero ariko kubera ntahishurirwa bijya bintu yabyishe nabi n'ibintu byose yaronse mu bwenge bwiwe kubera yaraburi hishurirwa byanyirabyo byanyiri yanzu ayimikamo ibigirwamana azana ibigirwamana kuko ntahishurirwa hijya y'ubwenge ariko Paulo nuko ngo cyamushiraga kikamujana ku mavi no gusabira abantu ubwenge no gushurirwa navuze ngo ubwenge bugenda nawe umunsi ku munsi ishurirwa ni ikintu ukora none ariko ukorereje ishurirwa ni ikintu gikomeye nuko ngo ejo nta kintu kigutungura iyo umuntu ufite ishurirwa rivuga ngo kumenya Imana nibwo bwenge kumenya Imana nibwo bwenge ubwo nibwo bwenge bwonyine kandi kuva mu zaha no kujijuka umuntu ujijutse nuko ngo nufite yerekwa Imana ikweretse ikintu nuko ngo niko kuvuga ngo uri mu bujiji none yakwereka ikintu ukavuga ngo ntoye igisubizo nuko ngo bwa bujiji nari mfite none ndakirangije none ukagendera mu muco nuko ngo umuntu ufite ishurirwa azagendera mu muco uzugenda niyo mpamvu urebye ishurirwa nani yari afite Yosefu zatumye agendera mu muco igihe muka Potifari yamuzaga imbere ngo dusambane kuko yabonaga ari umuntu utazigera unabitekereza abari bimwisabira kandi ashiramo imbaraga kugeza ubwo ngo yafashe mu mwitero wiwe aravuga ngo tuhava nuko ngo Yosefu yari yagwanye cyane sinokora icyo kintu aramufata urabikora turasambana ariko Yosefu kuko agendera mu yereko yabonaga ko icyo kintu kizamwikira yereko agiye nuko ngo focus yiwe yari mu yereko nta bintu bimurangaza kuko nari mvuze ngo ifite yerekwa cyogendera mu mwijima ugendera mu muco nuko ngo ryayerekwa rikuganisha mu muco ugenda ukora ibikorwa by'umuco urinda ryayerekwa ryawe ariko iyo udafite yerekwa wo kwirinda gute kubera yerekwa rirakurusha agaciro iyerekwa ufite rirusha agaciro uriwe wewe uriwe nuko ngo no kwiha agaciro kwawe biva kwiyerekwa ufite iyo nta kintu urangiza ngo kwirinda kwawe ibyo ukora byose bingana bijanye n'iyerekwa ufite iyo umuntu agenda ntayerekwa agenda nuko ngo agenda nta bikorwa uko bajya twita ngo ko baragenda mu ngeso mbi nuko ntayerekwa tibizi nuko ngo abona ari umuntu usanzwe ariko iyerekwa nuko ngo ubuzi kudasanzwe nutangiye kumenya Yosefu ko ari utabenese abona bene se bamupfukamira aravuga kumbe bakuru banje ndabaruta atangira birizi tubwira yuko ngo yaragira ingeso nziza ngo ariko bakuru biwe Isakaza tuma Yosefu ngo aje kubareba tiyabagiraga icizere Yosefu atangira kurinda isezerano suko yari yubasha abavyeyi biwe n'isezerano
iyerekwa yari afite ni ukuvuga ngo yararirinze riza rinabera n'umugisha ababyeyi bakagukunda, sosiyete ikagukunda, ukaba umwizerwa, ukaba umuntu mwiza, ukagenda neza, atari uko wowe ubishaka, atari uko udashaka ubusambanyi, atari uko udashaka inzoga. Ariko ni gute? Niyo mpamvu Imana imaze gushira iyerekwa rikomeye kuri Samusoni, yaraje ibwira ababyeyi ntakamwe inzoga, ntakamwe igisindisha. Kubera iki? Uno muntu arakomeye, iyerekwa agiwe iyagana harakomeye cyane, nta bintu bya distraction. Rero ikizakwereka umuntu ufite iyerekwa ni imirimo yiwe, ni ibikorwa arimo arakora. Nusanga umuntu ari mu nzoga, ugasanga umuntu ari mu busambanyi, ugasanga umuntu aba mu isi kariya ndavuze, uzavuge ngo icabura gusa mu buzima bwiwe yerekwa. Kuko iyo aza kugira iyerekwa yari kuririnda kuruta uko we yirinda. Mbese urashobora kwangira umubiri ibyo ushaka kubera ushaka ryayerekwa kurigeraho. Kandi ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kureka biriya bintu byo kuvuga ku nzoga n'ubusambanyi mbese utegera Imana, ngo Imana ibashe kuguha ihishurirwa kugira ngo ubashe gutinya ikintu icyaha, kumenya ngo icyaha ni iki. Ni gute nshobora kugenda mu nzu y'Imana kugira ngo ngire ubwo bwenge bwa Salomo? Salomo yabukuye mu nzu y'Imana. Imana niyo yabimuhaye. Urebye Imana imaze gufata Pawulo ni ukuvuga ngo yari azi ko ari umunyangeso nziza, mbese ari yirinda idini. Hari reka mvuge n'iki kintu, hari ushobora guhura nawe ukabona ko afite nk'ingeso nziza, agenda nka neza, ariko ari ikidini. Hari amadini menshi yigisha abantu mbese uburyo bwo kwitwara, akigira umukristo, akigira nk'uwera. Hari amadini menshi agendera mu muco, mu mategeko y'itorero atari ay'Imana, bakabigisha uko birinda. Bishatse kuvuga nta buciriye mu ijambo, bishatse kuvuga ngo ari igihe twebwe tuzaduta umuco, kandi iyo dutaye umuco tuba dutaye ibintu byose n'uburangagaciro bwacu. Kandi umuco uzujana n'agakiza. Urumva? Twebwe urubyiruko rwa hano muri USA nuko tuza tukirengagiza umuco wacu wa kera, noneho tugashaka gufata umuco w'abanyamahanga, tukumva iby'abanyamahanga nibyo byiza kuruta ibyacu. Ntabwo uciye mu ijambo, ni ukuvuga ngo dufite umuco wacu nk'abana b'Imana. Biri zivuga ati mukishushanye n'abisi, ahubwo muhinduke rwose. Ni ukuvuga ngo urubyiruko titwishushanye n'urundi rubyiruko. Kubera iki? Turi abana b'Imana. Umuco mvuga si uw'abanyamurenge, si uw'abanyarwanda, si uwa gakondo, ni umuco w'abana b'Imana. Biriya nibizivugisha uko mugenzi wawe, biri kubaje mugenzi wawe ninde, mushiki wawe ninde, mukuru wawe ninde, mushiki wanje ninde, mukuru wawe ninde, cyangwa se muri barumuna bawe, nibajye mu nzu y'Imana. Mufite umuco wanyu kandi mugomba kurinda, mutimwishushanye n'abisi. Ni ukuvuga ngo wewe n'umuzungu mukijijwe, mwebwe mutagomba kwishushanya n'abisi, kuko abisi ari uko bagenda biyobagiza, bagendera mu bisindisha, inzoga, ubusambanyi, ibintu byose bibi, urwango. Kandi ikindi nacyo ibyo byose ntabwo ushobora kubireka utari mu nzu y'Imana. Biranakorora kumva ko wabikora ukumva nta kibazo bitwaye, uri kure y'Imana, kubera ko uri kure y'Imana. Umuntu ni ukuvuga ngo urubyiruko nimuze tuje mu nzu y'Imana, turebe iby'Imana, ibyiza by'Imana. Mu nzu y'Imana hari ibyiza byinshi byinshi byinshi. Ni ukuvuga ngo utabaye mu nzu y'Imana ubona kwimenya uri we. Ni ukuvuga ngo ni nani wabivuze? Asafu yararebye, wenda nimba ariho turangiriza sinzi. Asafu yaravuze, mbese yarayoboye urubyiruko, abaririmbyi, yari umukuru w'abaririmbyi. Noneho agenda abona ukuntu abanyamahanga batunze, noneho umutima we yaravuga ngo kuko inkiranuka Imana ndayishaka, ariko turakenya, none sinzokomeza kuyubaha kubiye mpamvu. Haravuga ngo izo zose ni nkaho mbese narekoreye ntaco nakuyemo, abanyamahanga nibo bakira. Noneho akiyatekereza gutyo, biravuga ngo kugeza igihe naje mu nzu y'Imana. Iyo ni Zaburi 73, ngo kugeza igihe naje mu nzu y'Imana ngo ndahishurirwa. Ni ukuvuga ngo umuntu ataraza mu nzu y'Imana ntiyohishurirwa. Ni
none ngo ndahishurirwa ngo menya yuko ngo iherezo ryabariye ngo ari mu mwobo ni ukuvuga ngo inzira yabo irahamanuka. Urareba inzira yacu ibizamuka ariko inzira yabo ibimanuka. None ahishuriwe ibyo aravuga ngo kumbe niyo bagana, kumbe iyo bagana ni mu mwobo, naharimbuka, nahamanuka, ni mu bunyerere. Kumbe bari kunyerera, ibyo barimo byose ni ubunyerere bibaganisha mu mwobo. Aravuga ngo umutima wanje ngitekereza wari wabaye nk'uw'inka, birivuga nabi inka nta bwenge igira, zipfa kugenda gusa ni ukuvuga ngo umutima we wari wabaye nk'uw'inka, niko yigereranyije. aravuga ngo kandi ikindi nari ngiye guhemuka, mpemukira urubyiruko nari noboye, iyo ngena nkabavamwo ese byari kugenda guterezo ryabyo niri. aravuga ngo nari ngiye guhemukira urubyiruko. aravuga ngo nukuri kuba kure n'Imana n'urupfu. Yamavuga ngo ababa kure y'Imana bose ngo bazarimbuka. ngo ariko ngo jewe ngo ni byiza ngo kwegera Imana, ngo ni byiza ndi muri no siko negera Imana. no kuvuga ngo uwoba mwisi ukegera Imana, nta kindi cyofasha umuntu no kwegera Imana, kuko igihugu kizaguterera, igihugu kizakwanga. Imana yaravuze ngo nimugenda mugakirana igihugu cyonyine ubwacu kizabanga. no kuvuga ngo kizabaruka, igihugu kirashobora kukuruka. urashobora kuba inzererezi, nibajye bazavuga ngo baranyanga, nibajye baza biyahura kubera iki gihugu kiraba abo ngabo niko zibe. no kuvuga ngo bagiye kure n'Imana, imitima yabo ikomeza kuja kure n'Imana. none ishakiraga mbese agutabaza agakiza mu gihugu no mu isi, igihugu kirabanga. iherezo bumva ko bariyanga, benshi bariyanze, nibo bano bihindura akigira umuhungu. nuko ngo akiyanga kugeza ubwo yigira umuhungu ari umukobwa, kugeza ubwo yihindura. ariko byakunda ko bashobora kugaruka. nta yindi nzira yo kugaruka, inzira ni imwe, no kwegera Imana izi kugeza ku curico bikakuhiyerekwa. nuko ngo karyari ndi Asafu yagize iyerekwa, biguhiyerekwa none bigatuma utagenda nk'abandi. nuko ngo naho uri ubwawe ukazumva gusa inyota ufite. bene Kora ngo bagenzi babo barabarebaga, bari urubyiruko nabo bene Kora muri Zaburi 42. mbese ngo babareba bakavuga ngo ese ngo mwebwe kugora mu rusengero muzamuka imisozi ngo mwagiye gushaka Imana ni ukubera iki? none bo baravuga ngo twebwe tuzakomeza dushaka Imana, kuko ni byiza kuri twebwe ko dushaka Imana. ngo nubwo bazatuvuga, baravuga ngo naho isi yahinda umushitsi, inzuzi zigakugwa mbese inyanja imisozi igakugwa igatagwa mu nyanja, isi ikihinduriza, ngo no muri izo tuzatinya, tuzakomera umutima. niyo bavuze ngo kuko imparakazi yahagizwe no kwifuza amazi y'imigezi, ngo niko n'imitima yacu yahagizwe no kwifuza Imana. nuko ngo nta kindi kizaguha inyota. nuko ngo iyo amaze gutora Imana, kwegera Imana, nuko ngo uzuhorana inyota yo kuyegera. nta yindi izi kubera inshuti, nta wundi wo kwanga, mbese izi kwishurira uriwe ikaguha agaciro. Ezekiel aravuga ngo mama amaze kumbyara yarantaye, ngo Uwiteka agira gute? nuko ngo naravutse andekera mu maraso, abariho nigaragura. abantu bose bancaho, abantu barashobora kugucaho kukunyura wowe uri imfubyi, ariko Imana n'impamvu zivuga ndi se w'imfubyi n'apfakazi. nuko ngo ubuze inshuti niwe nshuti, niwe muvandi, niwe byose, ni nayo iziguha inshuti cyane rwose. nuko ngo ibyo watakaje n'ibyo wifuza irashobora kubiguha. abantu barashobora kugushaka kubera Imana wayibonye, kubera uri kumwe n'Imana. nuko ngo icyo wifuzaga umutima wawe izihaza umutima wawe, ibyo wifuza byose ni abantu ukeneye zibaguhereza, ni ibintu ukeneye zibiguhereza. so none ngo amaze kunta mama, ngo Uwiteka none iwaraza, kuko wabuze n'umuntu n'umwe wanyitaba. Uwiteka ubwiwe araza. Uwiteka amaze kuza, none ngo ankura muri rya vata, maze ngo aranyambika, ashiraho umwitero we. nuko ngo yambura umwitero we arawunambika. none ngo ndakura, ngo kugeza igihe mfundura amabere umukobwa, ngo none ngo Imana irategereza ngo irebe ko hari umuntu wamushaka, ngo ibura n'umuntu n'umwe, ibura uwamushaka. Imana ubwayo iravuga ngo jewe ubwanje nzamwitwarira abo waje naje mbuwe. si Imana iramusha ngo Imana yaramurimbishije kakujya umukobwa nyine ushaka gushaka umugabo,
imana imukorera ibyo bikenewe byose, hamabura n'umusanga, habura n'umubaza kubera ko umuntu ni ukuvuga ngo yatawe kuva mu ivuka rye arakura, habura kandi yarakuze ari umuntu ubona utogutera ikibazo, ubona gufasha mu buzima bwawe, umeze neza, wambaye neza, utagize icyo abuze, ufite se umwitaho. ni ukuvuga ngo imana yamubereye se yongera imubera n'umugabo. cyane rwose yamubereye se ibura umushaka. ni ukuvuga ubwa mbere ari ishaka umubera umubyeyi arabura, ubwa kabiri ishaka umubera umugabo arabura. ibizo byose imana igenda ibimubera. icyo nicyo dukeneye mu buzima bwacu mu bihe byose. ni ukuvuga ngo urubyiruko, ikintu cya mbere twakora nimba ushaka kugendera mu buntu bw'Imana, ijambo ry'Imana riratubwira ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo naho ibindi byose niyongera ku buzima bwacu. mbere yuko dufosinga gushaka ibindi bintu byose, amamodoka, amazu meza, ibiki byose, nitubanze dushake ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. ibindi byose ngo ninyongera ku buzima bwacu. twebwe gusa duha umwanya wacu Imana, naho ibindi byo biza bidukurikira. ariko urubyiruko bwo muri bihe turimo sibyo turimo. dufite ibyacu twibereyemo bitujanye kure, biduhuzemo, mbese kugira ngo twumve ko nyine tugomba gushaka Imana nibyo tudafite. kugera ku musozo, none se niki wabwira urubyiruko rudukurikiye muri aka kanya? hari ibintu byinshi tutavuze, ariko namba 2 tuzabivuga. niki wabwira urubyiruko rudukurikiye aka kanya? cyambere mwakoze kudukurikira. ijambo si ryacu, ijambo ni ry'Umuremyi. ijambo riva hanze yacu, ijambo ntiriza rituvamo, kwibwiriza ntiko tuvamo, kuva ahandi, kandi nta wundi uvugana natwe utuganiriza n'Imana. ni ukuri dukeneye ijambo ry'Imana riruhura imitima yacu, kuko iraruha, igeraho ikaruha, igeraho ikiheba. dukeneye Imana mu buzima bwacu. dushaka Imana, ibindi byose ni ukuri bifite iherezo. ngo kwitoza mu by'isi bifite umumaro muri bike, ariko kwitoza mu by'Imana bikagira umumaro muri byose, muri byinshi cyane. ni ukuvuga ngo dukore ibyo dukora, ariko cyane tumenye ngo hari icy'agaciro. niga Imana impamagaye kureka kino nkore kino, nicyo nari nkunze nemera. mbese twiha Imana, twiyegura Imana ituyobore, izatugeza ku cyo yaturemeye, ku ntego z'ubuzima bwacu, kwiyerekwa ry'ubuzima bwacu. aho niho uzoba ubayeho, cyangwa se ubayeho mu buzima waremewe, kuko twararemwe, waremewe kubaho. kandi bitangira ukiri muto, ntabwo bitangira umaze gukura. rero twegere Imana, ni ukuri dushake Imana, izadufasha no mu byo dukora byose bya buri munsi, n'izakwereka ibyo ugomba gukora mu gihe cyawe cyose cy'ubuzima. muze dushake ibyiza by'Imana, birahari byinshi. ni ukuri birahari byinshi. nta kintu Imana itadukorera, nta kintu Imana itaduha, wowe gusa upfa kwishaka. kandi nk'uko yabivuze, kumenya Imana nibwo bwenge, nta kindi, nibwo bwenge. Ndashimira abantu bose babasha kudukurikira, ntabwo tuzabatenguha. dukomeze tubane. Imana ibarindire mu byo murimo, ibarindire mu buzi bwanyu, ibarindire mu miryango, ibarindire mu bintu byose mukora. nibyo tubifurije. Imana ikomeze ibane namwe muri byose. turabashimira badukurikiye, naho utaha murakoze.